yitwa Nebukadineza uwo mwami arakomera cyane ategeka i Babuloni. Umunsi umwe aramanuka mu kibaya cyitwa Dura ahashyira igishushanyo ategeka ko abantu bose bubaha igishushanyo bakanapfukama. Ariko hari abasore batatu Saduraka, Meshaki, Abedenego abo ntibumviye itegeko ry'umwami bati twebwe twubaha Imana. Ako kanya bajugunywa mu muriro ariko ntibashya mu buryo uwiringiye Imana wese mu bihe bibi azashikama. Amateka agenda yisubiramo ibyabaye bizongera kugaruka. Jyewe nawe duhagaze gute mw'iyi minsi ya nyuma? Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye uzi twiyegereze uwiteka Imana dushoboze kuzahagarara dushikamye. Ibyabereye mu kibaya Dura natwe nshuti biratwegereye ariko mbona ntacyo bitubwiye. Niyo babivuze benshi turabipinga ikadufata umwanya twegera Uwiteka. Ibintu birashinga n'abazashikama nibo bazibanira n'umwami Yesu. Amateka agenda yisubiramo ibyabaye bizongera kugaruka. Jyewe nawe duhagaze mw'iyi minsi ya nyuma. Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye uzi twiyegereze Uwiteka Imana dushoboze kuzahagarara dushikamye. Ibyabereye mu kibaya Dura natwe nshuti biratwegereye ariko mbona ntacyo bitubwiye. Niyo babivuze benshi turabipinga reka dufate umwanya twegere Uwiteka. Iby'isi birashira kandi abazashikama nibo bazibanira n'umwami Yesu. Danieli wubahaga Imana yajugunywe mu rwobo rw'intare. Nayo mwana wubahaga Imana karanzwe mu mavuta. Ibyo byose byababayeho kubwo guhamya umwami wacu nshuti. Ibihe nk'ibyo ukuri biratwegereye. Niba tutazabona Nebukadineza tuzabona umeze nkawe. Niba tutazabona umwami rero tuzabona ubikora nkawe. Amateka zisubiramo bitinde bitebuke. Mfite ubwoba yuko hari benshi bazihakana Imana. Bakristo dusenge buri munsi dusaba Umwuka Wera adushoboze kuzashikama mu bihe bibi bigiye kuza. Iyi ndirimbo igere hose wowe uyumva witane akaga kagiye gusohora muze twiyegereze Imana. Amateka agenda yisubiramo ibyabaye bizongera kugaruka. Jyewe nawe duhagaze gute mw'iyi minsi ya nyuma. Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye uzi twiyegereze Uwiteka Imana idushoboze kuzahagarara dushikamye. Ibyabereye mu kibaya Dura natwe nshuti biratwegereye ariko mbona ntacyo bitubwiye. Niyo babivuze benshi turabipinga reka dufate umwanya twegere Uwiteka. Iby'isi birashinga kandi abazashikama nibo bazibanira n'umwami Yesu. Amateka agenda yisubiramo ibyabaye bizongera kugaruka. Jyewe nawe duhagaze gute mw'iyi minsi ya nyuma. Ibihe nk'ibyo natwe biratwegereye
twegereze Uwiteka Imana idushoboze kuzahagarara dushikamye.